Urukundo ni ijambo rigari ndetse bigoye cyane kubona ukuntu warisobanura mu magambo ku buryo bavuga ati iri jambo ni ryo risobanura urukundo. Gusa kimwe cyo ni uko urukundo rubumbatiye ibintu byinshi. Umuntu ukunda wamurinda kandi wamwifuriza ibyiza. Mu kurinda umuntu rero harimo ibintu byinshi ndetse no kumwifuriza ibyiza harimo ibintu byinshi. Ibyo byose rero akaba ari byo bisobanura urukundo. Hahirwa abakunda bagakundwa rero kubera ko iyo ukundwa uba wumva ari we muntu ubayeho neza kuri iyi si. Iyo ukunda nawe ugakundwa. Uyu munsi rero naje kugira ngo tuganire ku bintu bizakwereka ko umuntu mukundana ari we wa nyawe, ari wa muntu n'ubundi mwaremewe kubana. Nguhaye ikaze niba uri mushya, ngushimira by'umwihariko wowe wakanze subscribe, ni ukuri Imana ikumpera umugisha. Icya mbere kizakwereka yuko umuntu mukundana ari we wa nyawe, ni ukuvuga ngo iteka iyo muri kumwe wumva wuzuye, wumva kandi utekanye, ufite umunezero udasanzwe. Ni wa muntu wifuza ko yakubera ikiruhuko. Ni ukuvuga ngo iyo muri kumwe ntabwo uzi ahantu umunezero uturuka, wumva umubiri wawe wishimye, ukumva ubwonko buraruhutse, ukumva ni wa muntu igihe cyose ubonye umwanya ari we muntu mwaba muri kumwe. Amasaha yawe yose y'ikiruhuko ukumva niwe waba uri hafi yawe. Ni wa muntu muba muri kumwe ariko ugasanga niba mumaranye amasaha 2 cyangwa se 3, ugasanga ni nk'iminota 10, ukibaza ukuntu ayo masaha ashize bikakuyobera. Icya kabiri ngo iteka iyo muri kumwe uba wowe wa nyawe, ni ukuvuga ngo ntabwo wihindura ngo ushake kwigira uwo utariho. Ikintu cyose ushaka gukora, kwa kundi uba uri wenyine ukumva uri free yo gukora ibintu byose, niko niyo muri kumwe uba umeze. Ikintu cyose ushaka gukora uragikora, ntabwo wumva ushaka kugira utwisha ngo ushake kugira utuntu ukora atakureba, oya. Kubera ko uba wumva ari wowe wa kabiri. Nk'uko utagira icyo wihisha, niko nawe wumva nta kibazo kuba muri kumwe, nta kibazo biguteye. Ikindi ngo agutera imbaraga zo kugera ku nzozi zawe. Ni wa muntu uhora ugusunika kuri bya bindi ukora, akubwira ati courage. Rimwe na rimwe akagushakira inzira z'uko wabigenza, akakumotiva. Ahora ashishikajwe no kubona iterambere ryawe, ahora ashishikajwe no kubona ugera kure hahandi wifuza, kubera ko aba yumva yuko iterambere ryawe ari ryo rye. Ikindi ngo nta na rimwe azigera akora ikintu cyakubabaza. Kabone nubwo turi abantu tutabura gukosa, hari ibintu ashobora gukora bikaba byakubabaza, wenda se atatekerezaga ko bishobora kukubabaza, cyangwa se nawe yabikoze atabigambiriye. Ariko ngo iyo bibayeho, ikintu cya mbere cyiza kuri we ni imbabazi. Ntabwo aza ngo atangire kwesikiza ngo akubwire ngo kubera ko byagenze gutya, nyine aguhe excuse nyinshi. Ni ukuvuga ngo we ikintu cyiza mbere agusaba imbabazi, wenda agashobora kuba yajya muri detail uko byagenze ariko yamanje kugusaba imbabazi. Nabwo akajya muri detail agira ngo akumvishe neza ko icyo kintu cyabaye atakigambiriye, cyangwa se n'impamvu zamuteye kugikora, kugira ngo abashe kukubohora umutima. Ntabwo ari wa muntu uzabwira ngo wakoze ikibone nta kintu bimubwiye, nta n'ikintu ashaka guhindukaho. Uwo muntu burya uba warayobye. Ikindi ngo iyo muri kumwe ubushongore n'ubukaka byawe birashira. Hari ukuntu uba ufite uko ubayeho muri sosiyete, abantu bagutinya, bashobora kuvuga ati uriya muntu ntavuga, cyangwa se ugasanga barakubashye cyane. Ariko iyo muri kumwe uca bugufi, ntumenya ya pride yawe aho igiye, ntumenya bya byubahiro wari ufite ahantu bigiye, ujya kwisanga ugasanga nyine urahura umuntu usanzwe, muraganira bitandukanye na ba bandi bo hanze. Ni ukuvuga ngo afite uko akuzi we kuruta uko ba bandi bo hanze bakuzi. Ikindi ngo iyo muri kumwe wumva ufite amahoro asesuye, wumva muri wowe umutima wishimye, ukumva uratuje, uratekanye, ukumva rwose aho hantu niho wifuza kuguma. Ikindi ngo agufasha mu byiza no mu bibi, mu bihombo no mu nyungu.
ntabwo ari wa muntu ngo urahura n'ikibazo atangire kugukwepa, numubwira ngo byagenze gutyo ubone ntabwo abyitayeho, ahubwo ahora ahari ku bwawe, kabone n'ubwo atagira ikintu agufasha gikomeye, ariko na presence ye ni ikintu gikomeye kuri wowe. Ikindi ngo atuma wiyumva nk'ukomeye, wa wundi ukumva ufite agaciro, kabone n'ubwo waba uciriritse, ariko iyo muri kumwe wiyumvamo imbaraga zidasanzwe, ugatangira kwiyumva nk'umuntu ukomeye, ukumva wakora ibikomeye, mbese haremamo ikintu muri wowe cy'imbaraga yo kwibona ahandi hantu, cyangwa se ukiyumva ukundi kuntu gutandukanye n'iyo mutari kumwe. Iyo mutari kumwe uba wiyumva nk'umuntu uri aho bisanzwe, ariko iyo muri kumwe wiyumvamo ikindi kintu kidasanzwe. Uwo muntu rero niba umufite ntazagucike, uzakore byose kugira ngo umugumane. Ibyo ni byo naguteguriye uyu munsi, wakoze cyane kubana nanjye, nawe niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande ku nzogera, ukore share kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.